11 bazaba ari abazungu. Ni hashtag batangije kuri social media. 11 bose ni abazungu. Banabitangarije rwose afande CDS. Uti 11 bazaba ari abazungu. Uzangana 11 abazungu. Washatse kuvuga iki? Niba mwana byumvise neza nimo ndabunga ibintu bya shampiyona ya hano. Washatse kuvuga iki? 11 ni abazungu. Iyo niyo hashtag. Ntabwo navugaga ko Rayon Sport izagenda ijye muri mu Bwongereza izana abazungu, yikoze muri Pays Maghreb izana abazungu, yikoze muri Espagne izana abandi bazungu, yikoze oya sibyo navugaga. Navugaga imitekerereze ya kizungu. 11 ni abazungu. 11 bakina nk'abanyespanye, bakina nk'abadage, bakina nk'abongereza. Gukina gusa banatekereza nkabo. Lorenzo, aba bantu imitekerereze yabo, sorry to say so, ntabwo ndi gukinagaza imitekerereze y'Abanyafurika, ariko natwe turiyizi. Ntihari abantu bajya bakubwira bati inama ni izi saa, wowe wenda ukahagerera ku gihe saa 8 ukabona undashe saa 9. Ati se uje saa 9 mbona ugiyeyo ya saa y'abirabura. Iyo saha y'abirabura rero umukinnyi yifite mu mutwe ntabwo ari gusinya muri ryo. 11 ni abazungu. Kubera ko se zishize hari ibintu twanyuzemo tubona abantu badafite imitekerereze ya kizungu. Dufata icyemezo cy'uko abantu bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo batazongera gukandagira muri Rayon Sport na rimwe. Hari n'abinginze bararira bati reka tugaruke twahinge natwe twabaye abazungu. Turabwira tuti nta muntu ugorora ikijumbe uko gikuze nuko kiba kimeze nyine. Niba utari umuzungu mu bwana nyine komeza ujye gufata ugijyaho hano bafite imyumvire nk'iyo. 11 rero b'abazungu si abazungu ku ruhu, ni abazungu mu mutwe. Iyo myumvire rero ni iyi. Dukeneye abantu bari passionate mbere na mbere. Uyu mwaka akagera mu Rwanda hari uburyo iyo uje usanze abandi bamaze ibyumweru 2 batangiye imyitozo, hari uburyo bigusaba ko ugomba kubanza kujya ku ruhande kugira ngo ukacinge ubanze ugere kuri level abandi barimo. Afahamero TV ku myitozo yabanje guha ikaze Shadrack, aramubwira ati ngwino banze ujye ku ruhande banze ndebe urwego uriho. Akabona speed abandi bagenderaho, Shadrack ameze nk'umuntu ushaka kuyikuba ahubwo. Byabaye ngombwa ko umunsi wa mbere Bero yinjiye mu myitozo yahise ahabwa ikaze mu myitozo y'ikipe ya mbere. Wow, umunsi wa mbere wa mbere nta kugeragezwa nta bindi bintu. Akinjira bwa mbere mu nzove, imyitozo iri fizike bakoze yagendeye ku muvuduko umwe n'uw'abandi. Hari n'abantu bari bamuri inyuma kandi bamaze ibyumweru 2 barimo bakora. Akakubwira ko we akimara kumenya amakuru y'uko aje mu Rwanda yakoze ubushakashatsi kuri Rayon Sport. Ni ikipe imeze ite, ni ikipe y'abantu bakunda iki, ariko akanabifashwamo n'umuhagarariye yamusobanuriye Rayon Sport icyo ari cyo n'iki bikeneye no gutsindira igitego Rayon Sport icyo bisobanuye. Igitego kimwe watsindira Rayon Sport, manager we yamusobanuriye icyo gisobanuye gutsinda icyo gitego kimwe gusa. Nta mwitozo n'umwe urangira adatsinze. Kageza yamaze gushyira ku Nyarwanda kuri YouTube compilation ngo reba ibitego byiza bya Shadrack Bero amaze gutsindira ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni umukinnyi umaze icyumweru kimwe mu Rwanda utarakina umukino n'umwe uri official wa seri. Iyi compilation y'ibitego Kageza imaze kugera 50 kuri YouTube, n'abari 50 amaze gutsinda ibitego bigari mu myitozo. Kuki byakomeye nk'atari imyitozo amaze gutsinda ibitego. Hari abantu nabonye bari kuvuga ikintu gifite na logique, bavuga bati arimo aratsinda mu myitozo. Yes, ari gutsinda mu myitozo nibyo ari gutsinda mu myitozo, ariko afite ibimenyetso bikwereka icyo arimo arategura muri iyo myitozo arimo aratsindamo. Icyo maze aratsinda cyane, atsinda ibitego byinshi. Uyu mukinnyi cyane mu myitozo. Reka nkubwize ukuri Lorenzo, ibi si bya bindi byo gukabya kumva ko nagabanyije n'ijwi, nta bintu nta toro nyinshi ndimo ndashyira cyane pe. Uyu mukinnyi ari mu bakinnyi bamanutse mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport ku buryo ushobora no guhamagara n'u Rwanda rwose rukaza kumureba. Afite amasomo menshi arimo aratanga. Urabona uyu munsi n'uburyo agenda mubonye mu myitozo ya mbere, twamubonye turi bake ku myitozo yari ifunze. Yego, imyitozo yiwe ya mbere yatsinze igitego afashe ikipe muri build up.
ikipe yatangiriye muri ekipe B ya Rayon Sport nibwo yari akize hari abakinnyi toza yatangiye gutegura 11 bo bageze kure hanyuma yatangira ikipe B akize iyo kipe B yari arimo yafashije muri build up agera ku ikipe itsinda igitego ayifashije muri build up turakina inde tata remise bava mu kibuga hagati remise aheza umupira umukinnyi uri ku ruhande witwa Asanana aramwereka ngo nshyirira baro hariya aragenda yisanga muri box yerimina umudefanseri atsinda igitego urebye nk'iyo booklet y'ubwayo yonyine iranyibutsa neza ukuza kwa mbere k'umuntu witwa Forunganye ngiye guhita kikubaza Forunganye yagusanze muri Reyo waravuze pe waziri trust me waravuze uvuga n'ibyahazaza icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Reyo kuko yaraje uravuga uvuga n'akasongo yuma icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Reyo n'icya Shabiba muri Reyo kugereranya gute ipaje zisa ufite undi Forunganye aruteri Forunganye aruteri n'ikirati undi Forunganye umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aganira n'abayobozi yabasabye ikintu kimwe systeme nshaka gukina nkeneye aba striker babiri abo babiri bafite karite zimeze gute bose babe bafite urwego rw'uko bashobora kuba bamfasha muri build up ikintu cyose babe ari babataka batarabamaraduwa wamwata guhagarara muri box gusa ngo ategereze barize kumugeraho abone gutsinda oya ngeneye wamwataka uri buze guhagarara mu kibuga hagati ku buryo kontra attack ashobora kuyubakana n'abandi bakinnyi batatu bakagendana igitego kikaba cyaboneka nawe bimuturutse ibyo Forunganye yarabikoze abantu baze kwitegereza igitego cyo kuri Vision baze kwitegereza igitego Rayon Sport yatsinze ikipe ya Kiyovu baze kwitegereza afite ibitego bigenda muri bitanu yatsinze afashe ikipe muri build up Rayon Sport byayifashe umwanya munini kugira ngo hari n'abataka bishwe dufite ku meza harabyumvisha Rayon Sport yagiye mu biganiro n'umwataka wo muri Uganda witwa Ivan Ahambisibwe hari nagiye dusanga karita atayujuje hari abataka benshi baganiriye n'ikipe ya Rayon Sport ariko byageze kuri level y'uko ikipe ya Rayon Sport yemera guspendinga ibihumbi 30 by'idolari nubwo mbere Rayon Sport yaguze umukinnyi uhenze kuva yitwaye ibihumbi 30 by'idolari ravuga ngo turahebye kugira ngo tunyure umutima wa Fahami ya Rotifi nibo bariyo tubanze tuwunyure ninjiye kuri Wasiri rero ntabwo rero bakamugeze kwa Wasiri buruhutse aho narindi kuri rero kuko aba yanditse wanditse nk'ibintu kugira kwe kandi muzanira amazi rero niba nawe reka wakire uvuga ngo hano hagarariye abafana ba Rayon Sport bose ubu Wasiri umufata hari ababeshya like ibintu byose bavuze mwumva ari byo reka nihere ngiye ku giti cyanjye mubabeshye ndetse ubwo byinshi ibyo akora akenshi babiri abantu bavuga ko yababeshye reka kera akadomo ntabwo nawe uremeza kuko nabizi kuri imyitozo mufite utahiza muri ku rwego rwa Forunganye wundi mwazanye mu Rwanda ahubwo ngewe ndabivuga bitandukanye n'ibyo uyu mwataka imyitozo y'itatu ndayirebye narayibonye yewe ari hejuru gato ya Forunganye kubera iki ni ukuvuga ngo match ebyiri akinye bivuga ko akunda abakinnyi baba no gukora deka bamara kwikora deka umutoza agahita amukura muri ekipe imwe akamushyira mu yindi ekipe zombi A na B aratsinda wow n'ejo niba mwarabibonye barimo gukora yaravuze igitego cya build up match ejo akamatch bakinnye mu gatoya umupira kuri bamutereye baro ndende yari ivuye ku defenseur Fabrice yiringa aba defenseur arayirukana anayijyana mu mpande arubaka umupira ugaruramo hagati agarukamo hagati isubira kwa Serumogo ayikata centre akora pere yayo nanone wow ayitsinda free aba defenseur batarabye abareba bari kubyumva sibyo n'umwataka twaherukaga gendeka mu kwezi kwa n'umupira w'i Burayi naheruka kubona umwataka ushobora gukora igitego abana abafinish gukora igitego agaza kugishaka hagati akubaka umukino bakagezaho afinish nabirukaga kera wow nabirukaga kera reka bafashe gutya reka kubona byuma tuzamuri umutoza Famia Lotfi bose wacu abanza duhe isura y'ikipe
à peu près deux semaines, c'est maintenant 2 semaines, à peu près. Ndashimira Imana ibyumweru bibiri bishize dukora imyitozo turimo kwitegura rero iminsi irimo kwihuta umunsi ku munsi twatangiriye ku muvuduko muke gusa ubu tumaze kugira abakinnyi bake gusa nizeye ko tuzagera ku itegeko byuzuye ijana ku ijana gusa ubu ndashima Imana dukeneye abakinnyi bakeya kandi nizeye ko kuwa mbere tuzatangira gukora neza yego hari abakinnyi bagomba kuza hari n'abandi bakinnyi babiri bazaza hari abakinnyi bakina neza bazaza hari abanyamahanga babiri bazaza ndetse n'abandi banyarwanda bazaza nibo tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino abo bakinnyi babiri bazaza b'abanyamahanga reka tubagira ibanga ndetse n'abo bazakina gusa icyo nzi cyo ni uko tuzasinyisha abandi bakinnyi babiri b'abanyamahanga kuko ubu turacyari mu biganiro rero ibintu byose biracyari mu ibanga ubu muri Rayon Sports turimo kugura abakinnyi bagize umwaka mwiza kuko narebye Rayon Sports y'umwaka washize narebye aho yagize intege nke nakoranye n'abayobozi tureba iki kipe ikeneye rero ndamya ko twabonye abakinnyi beza bo gutangira uyu mwaka dufite intego zacu zo kugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup kandi twizeye ko tuzagera mu matsinda et quand vous avez notre objectif dans le Confédération africaine, on doit partir pour du bon, Inch'Allah. Dans le test. hari abakinnyi bakiri mu igeragezwa nk'uko bazabigishwa hari abakinnyi bagomba gutegereza imikino ya gicuti kandi hari n'abakinnyi bagomba kwirukanwa ejo kuko turatangira gukina imikino ya gicuti hagati yacu mpamya yuko ejo bazagenda tuzagenda tureba n'uko bitwara kuko hari abakinnyi ntazi nubwo hari abo nzi rero ntegereje imikino ya gicuti ngo ndebe urwego rwabo nkeneye kubabona bitari mu myitozo ahubwo mu mikino ya gicuti ndetse no mu mikino izwi ariko biratandukanye abakinnyi bose bari beza mu myitozo gusa hari n'abashobora kuba babi mu mikino ya gicuti rero tugomba kubyitaho byose kuko ntabwo dukeneye gufata abakinnyi batazafasha Rayon Sports muri uyu mwaka Le match officiel, tout ça diffère. Parfois, un joueur il est bon dans l'entraînement, il est mauvais dans le match amical. On doit prendre une grande précaution pour ne pas prendre des joueurs qui ne vont pas aider Rayon Sports. Famille Lutfi umutoza w'ikipe ya Rayon Sports aratuganiriye pe atubwira isura y'ikipe uko ihagaze bimwe nko mu bintu bitatu wenda navuga nsigaranyemo. Lutfi aravuga ko ikipe ya Rayon Sports irimo kugura abakinnyi beza bashoboka bashobora kugura kuko yarayikurikiye azi uko yari imeze umwaka ushize w'imikino intege nke Rayon Sports yagize kugira ngo ivi yo guteza imihigo arazizi abakinnyi beza Rayon Sports yari ifite arabazi azi n'abakeneye kongeramo hari detaye z'ingenzi avuze ko bazongeramo abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye isoko ritarafunga harimo abanyarwanda baziyongeramo isoko ritarafunga hari n'abagomba gusezerera bari mu igeragezwa binyuze mu mikino ya gicuti bagiye kugenda bakina hari abo bisaba imyitozo n'abo bisaba imikino kugira ngo umenye ubwiza bwabo kuko Rayon Sports ifite abakinnyi benshi bari mu igeragezwa bari mu myitozo batari abakinnyi ba Rayon Sports birahura neza n'icyo Wasiri watangazaga mu kanya nubwo wenda aho bivuga nyine mu mvugo irimo hype nyinshi ariko iyo ukurikiye amagambo neza uravuga ko Rayon Sports ifite abakinnyi beza iri kongeramo imbaraga ariko avuze ikintu utavuze avuze amatsinda avuze ko ikipe ya Rayon Sports ari kwibaka nk'ikipe izakira amatsinda ya Confederation Cup uyu ni umutoza uzi gutangaza ndamwemeye ibishinga hagati bishimangira amatsinda mutekereza ko Rayon Sports zishize ntabwo yigeze ibona igikombe cya shampiyona yigeze itwara igikombe cy'amahoro n'abakunzi ba PFC bibaza impamvu bazakira Rayon Sports kuri Super Cup byavuzwe na chairman wa PFC bivugwa n'umuyobozi wungirije w'icyubahiro wa PFC ya Pande CDS avuga ko nawe tumva impamvu bazakina Rayon Sports itaratwaye igikombe na kimwe bakanakomeza bakavuga ko bagakinye na Gicumbi yatwaye igikombe cy'icyiciro cya kabiri nubwo atari yatwaye igikombe kuko harimo na Espoir yatwaye igikombe cy'icyiciro cya gatatu impamvu batayivuga ariko ekipe itarashoboye gutwara igikombe na kimwe kiri lokale Wasiri muhera imutekereza amatsinda at least mutaravuga igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha imikino buri gihe iyo Rayon Sports irimo iriyubaka ntabwo tureba hano kubera ko hano nta kihaba hano se hari iki igice cyari ntabwo mwagitwaye
yego ntitwagitwaye ariko tekereza nk'ikipe ishobora kujya ku isoko igasipendinga urugero miliyoni 250 miliyoni 300 tukaba turi guhatanira igikombe cya shampiyona cya miliyoni 25 andi mafaranga ashobora kwiyongeramo umufatanyabikorwa werekana shampiyona ugashyiraho andi make ni ukuvuga ngo wamatsimije amafaranga ashobora kuva hano mu Rwanda ni miliyoni watwaye ibikombe bibiri watwaye Peace Cup watwaye shampiyona watwaye nayo ngayo y'umufatanyabikorwa werekana amashusho uramutse uteranyije ayo mafaranga wasanga aribwo wabona umwataka ikipe ya Rayon Sports yaguze umukinnyi igikombe cya shampiyona cy'amahoro n'utwo dukombe twose tundi nayo y'umufatanyabikorwa nuyashyira nibwo wabona miliyoni 45 nibwo wabona amafaranga ikipe ya Rayon Sports yaguze mu mwataka umwe gusa ikipe rero iri kumininga ubucuruzi icyo wagakwiye kuba utagitinga naho hantu hari amafaranga kuko ikipe y'umupira w'amaguru nayo ni igikorwa cy'ubucuruzi burya amafaranga Sabiri wenda araza kutwibutsa Confederation Cup kugira amatsinda harimo miliyoni zirenga 500 already ukimara kubona qualification y'imina amakipe abiri gusa wowe ukibona itike ubu ngubu ahamugeze kuba muzahanga kuba tuzakina harimo miliyoni 150 uri kumva icyo kintu kuba tuzakina irushanwa gusa miliyoni 140 ziriya ntabwo turakina ubu zirimo miliyoni 140 aho harimo ibikombe bya shampiyona bingahe harimo ibikombe bya shampiyona nk'imyaka 7 oya barakabije baretse kimwe inshuro enye miliyoni 5 ibikombe bitanu gutwara ibikombe bitanu n'icy'amahoro kimwe yewe nyimara kubona qualification ateri bitandatu itwaye ifite nibwiri kugezayo ayo mafaranga ikintu Rayon Sports irimo iratagetinga twebwe turimo turabara amarushanwa mpuzamahanga ni nacyo kibazo nabonye abantu barimo baribaza ese kuko tubona ngo muri murashyiramo abanyamahanga benshi ngo mufite amakuru y'uko ngo shampiyona izongerwa abanyamahanga nta kibazo nashaka izakina abanyamahanga babiri cyangwa nta kibazo dufite abanyarwanda twashyira muri iyo shampiyona yanyu nta kibazo ariko icyo turimo turabara turi kwiminga ibintu biri haya niba tugiye ku mugabane wa Afurika ese niba dushobora kugenda tukajya mu gihugu cya Tunisia ntabwo twakura umukinnyi muri Premier Division w'umunyatunisia ariko se byibuza umukinnyi muri deuxième division twamusinyisha mwiza urashaka kuvuga Mohamed Chene igisubizo ni yego ubu muti w'amaso nuze muri shampiyona nta kibazo azabakinire azaze abashimishe nka kabiri kuko hari ibibuga atazageraho maze nteguza abantu hakiri kare hari ibibuga atazageraho abantu iwanyu Musanze Chene ntabwo azakirira hariya hantu ariko ngo baragikoze bakora batakora abantu b'i Musanze nimumubona azaba ari kuri Mana mfasha hari ibibuga atazageraho no kubona asuhuza abafana stade amahoro yarakonfirmye azayikinira kuko ni azakinira amarushanwa mpuzamahanga Nyamirambo Kigali Pele Stadium ayikandagiye ejo bundi yarayisuye yarambwiye ati nubwo ari ibisima ku ruhande ariko nta kibazo nzagerageza mpakinire ho gakeya bisima yarabitinya bijyaho arabanza barakomeretsa yavuze ati ariko ntacyo nzahakinira kuko ni stade ya kabiri mu gihugu nayo nta kibazo Huye aracyaduta aracyari wakaduti ariko ntari hafi gukonfirma uwo mukinnyi kumuzana ntabwo ari umukinnyi ubuje ngo akinize shampiyona za hano kuzana umwataka nka Shadrack Bing Bero ndakumenyesha ko ubu yari kwirukanka 100 metre yanyuze kuri iriya kamera yo ku muhanda iramufotora kilometero 60 ku isaha yagizeho kamera irafotora n'amaguru kamera ishobora kumufotora agenda n'amaguru yego we ari kwirukanka 100 metre umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha ndateguza abadefanseri azakina na bwisi benshi nabo afite match azakina muri shampiyona ariko azaba top score abadefanseri agiye guhura nabo niba utakirukana ngo kamera yo ku muhanda ifotore komeza imyitozo nkunaryana mu kanya turagira ko ndi mukinnyi Rayon Sports igomba gusinyisha biturutse ku bafana mbere y'uko abafana batangira kukwita umubeshyi kuri YouTube kagira musobanurira abantu ubu nibo bifuza ariko impamvu n'abagenda cyangwa ati tuyomore ndagira ngo unyomore ndagira ngo ubwire abantu ikintu wavuze igisobanure mbere y'uko batangira kwita umubeshyi